uhura n'umuntu mu nzira ari kugenda ukabona ari kubara intoki ari kuvuga, wamubaza uti bite, akakubwira ko niyo yaragiye atahazi. Bishatse kuvuga ngo ni ibibazo bimutembereje. Abantu mwafashe lifuti z'ibibazo, ndasabye kugira ngo mbere y'ibindi byose mubanze mwakire ihumure. Amen. Mushakazi w'Imana twateranye ubushize, Imana imubwira ijambo ntazibagirwa, yamubwira ngo yirukanye inzara iwe nk'uko umuntu yirukana umukozi mubi. Amen. Ushaka amafaranga ntayo umurimo w'Imana. Umuntu arampamagara ambwira ngo nakuboneye akazi keza, uzajya uhembwa 2,000 ku munsi. Urumva kubw'ikibazo nari ndimo yari menshi. Anga ni akazi ko gucukura imiferege. Abazabibona twabanyeyo mwihangane, n'abakiri muri uwo musozi cyangwa se muri ubwo butayu mwihangane, Imana izabakurayo. Noneho gucukura hasi ni ahantu hakomeye h'amabuye, ugacukura 120. Nafashe urugendo ngewe ubwanjye ruva mu Nyagatare ahitwa Mirama, rukagenda rukagera Igicumbi mu nkambi. Nta gare nteze, nta moto mpuye nayo cyangwa se aho ngomba kuruhukira. Narahageze ndebye munsi y'ikirenge nsanga hacitse ikintu gikomeye. Iyo umuntu ari kugenda yambaye guca ibisabe gusumbya uko wakwambara ikirenge. Ngeze mu nkambi ndebye munsi y'ikirenge mbona hacitsemo igisebe kinini. Ndavuga ngo ariko ni ngo turasuje mwese abakunzi bacu, ni Muhoza Divine, mukande subscribe hasi, like, share. Channel yitwa Muhoza Divine. Turabasuje mwese abakunzi bakunze kudukurikirana, ndetse n'abakanzeho ubwa mbere bakatubona kubw'amahirwe. Mwese mukandeho mudushigikire kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu. Biravuga ngo niki gituma ingo zikigiye zisenyuka. Tugenda tuzana abatumirwa batandukanye, ijambo ry'Imana, abakozi b'Imana, abatanga buhamya, kuko hari ibyo Imana yagiye ikora. Intego ni ukwamamaza inkuru nziza ya Kristo. Dushiraho indirimbo nziza zo guhimbaza Imana. Inzira zose zavuga Imana tuzicamo twamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo. Turabasuje rero mwese mudukurikiye. Hano imbere murahabona umutumirwa wacu, asa neza cyane. Rero tujye gutangira nk'ubisanzwe, dusanzwe dutangira dusenga Imana kugira ngo ibashe kwiganza cyane kuruta uko twe twavuga bariyikora. Turagushimye Imana, ukomeje kubana natwe, ukomeje kudushigikira, ukomeje kuturebera aho tutareba, ukomeje guhaza kwifuza kwacu bikomeye biteye ubwoba, ukomeje kubiturinda. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tweretse abacu bari kudukurikirana hirya no hino, abari bufungure iyi video bose ubaho umugisha, kuko ari ibintu wadusezeranyije. Tubaturiyeho umugisha utagabanyutse, tubaturiyeho udahangarwa bukomeye, tubaturiyeho kukumenya cyane, tubaturiyeho gusubizwa n'ibyabo byagiye byose. Reka ubibagarurire, kubera ko ari wowe ujya ugarura intama yazimiye. Tugushimiye kuri byose mu izina ryawe Yesu, amen. Imbere rero dufite umutumirwa wacu, ndumva atari rimwe mumubonye, asanzwe adufasha, asanzwe aba hafi yacu cyane. Reka abasuhuze abibwire, ni karibu. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana aganze murimo. Nitwa Ngabonziza David. Ndubatse, mfite umudamu n'abana 2. Zamura ijwi kugira ngo bakumve neza. Narindi kuvuga ngo nitwa Ngabonziza David, ndubatse, mfite umudamu 1 n'abana 2. Umukozi w'Imana, nkunda iby'Imana cyane. Kari mu nda nawe arakenewe. Uwo ntago namuvugaho kuko turacyategereje isezerano ry'Imana. Ufite kwizera se? Kwizera kurahari cyane. Amen. Amen. Turamwakiriye nawe nikaze mu muryango. Yego. Biratunejeje kandi turazi ko iyabivuze ntizabisoza, kuko ijambo ryarambwiye ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nawe tumuhaye ikaze. Amen. Amen. Hanyuma nifuje kubabwiraho gake ku
ibintu abantu tugenda duhura nabyo, kuko ni byinshi muri iyi si biremereye abantu b'Imana. Ariko nifuje kuvuga ku ijambo rivuga ngo ibyo urimo byose, ibyo uri gucamo byose, genda n'ihumure ry'Imana. Ndazi ko nkurikiranye, ndazi ko turi kumvikana, ndazi ko ubutumwa uzabubona. Genda n'ihumure ry'Imana mu buzima bwawe urimo. Nutagenda n'ihumure ry'Imana, ubuzima buzakunanira. Abantu benshi iyo bananiwe kugenda n'ihumure ry'Imana bariyahura. Twebwe rero nk'abakozi b'Imana, ndasabye kugira ngo uyu mwanya tugiye kuganira mutoya ariko w'ingenzi mu buzima bwawe. Ndabizi urankurikiranye, ndabizi ubiteze amatwi, wihangane ugenda n'ihumure ry'Imana. Kubera ko ni byinshi biri guca abantu intege bigatuma basubira inyuma. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, hanyuma nkomeze mvuge icyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Ariko icyo ngendereye cyane ni ugukomeza abanyabigeragezo cyane, kubera ko uri guhura n'umuntu mu nzira ari kugenda, ukabona ari kubara intoki, ari kuvuga, wamubaza uti biti, akakubwira ko niyo yari agiye atahazi. Bishatse kuvuga ngo ni ibibazo bimutembereje. Abantu mwafashe rifite z'ibibazo, ndasabye kugira ngo mbere y'ibindi byose mubanze mwakire ihumure. Amen. Izo lifuti zidafite icyo zimaze, izo lifuti zibakereza mu nzira, izo lifuti zikuvana aho utuye zikagutembereza zikakugeza ahadakwiriye. Uyu munsi ndakwifuriza kuzisohokamo mu izina rya Yesu, kubera ko dufite Imana niyo ibasha gusohoza icyo yavuganye natwe. Nubwo tugeragejwe nibyo, ariko ndagusabye kugira ngo mbere y'ibyo byose ukomere umutima. Dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'Abacamanza, ibice byaho ni 6, umurongo waho wa 23. Inyemerere ukomere, ugenda n'ihumure ry'Imana mu bigeragezo urimo, mu bibazo urimo, mu kutabyara urimo. Uko bimeze kose ugenda n'ihumure ry'Imana. Abacamanza 6:23 ari kutubwira ngo nuko Uwiteka aramubwira ati, humura witinya ntupfa. Icyo ni cyo Imana itugambiriyeho. Ndongera nsubiremo nanone kugira ngo urusheho kubyumva. Nuko Uwiteka aramubwira ati, humura witinya ntupfa. Hano twumvishemo amagambo meza 3 cyangwa se 2. Ijambo ririmo ry'ibanze ravuga ngo Uwiteka abwira, habanza noneho humura, hakurikiraho witinya, irya 3 riza ari ntupfa. Amen. Abantu bashira ubwoba rwose, bashira ubwoba, bakomere, bagwiza imbaraga z'umutima. Nta rupfu ruhari, igihe hari n'ibigeragezo. Kandi umuririmbyi dukunda kuririmba cyangwa se ujya umfasha bavuga ngo izategeka isi yose, izirukana Satani, tuzanesha nidusaba, kuko Imana ijya itwumvira. Amen. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Tuzanesha nidusaba, kuko Imana ijya itwumvira. Ariko ibanje kuvuga ngo izirukana Satani. Izirukana Satani. Yirukane Satani mu buzima bwawe. Wowe udukurikiranye, Satani Imana imwirukanire kure cyane. Hari umushakazi w'Imana twateranye ubushize, Imana imubwira ijambo ntazibagirwa, yamubwira ngo yirukanye inzara iwe nk'uko umuntu yirukana umukozi mubi. Amen. Imana ibwira uwo mushakazi, iramubwira ngo nirukanye inzara cyangwa se ikibazo. Imana yari ikoze igikorwa cyiza umwana w'umuntu atabasha gukora. Imana twirukanire natwe. Imana ize yirukane. Twirukanira abakozi babi mu ngo zacu. B'inzara, bo kwambara ubusa, b'amahane, bo kutabyara, bo gusabiriza. Abo bakozi turabanza. Dusabye umugisha wayo kuri twe. Kuko umuririmbyi yaravuze ngo no mu gihe tugendera muri iyi si, utwohereza umugisha mukiza kugira ngo tubashe kukumenya Mana. Yesu ashimwe. Yohereza umugisha wacu, umukozi mubi abisikane n'umugisha wacu. Nubwo bitoroshye, nubwo bigoranye, ariko ubundi ahatinda igihe. Wibaza ko kugira ngo Imana imubwire ngo yirukanye umukozi mubi byari bifite aho biturutse. Musi umwe ndabyibuka, nigeze mpura n'ikibazo gikomeye. Nari mfite ikibazo
cy'amafaranga madamu yari akeneye imyiteguro. Noneho nza kugira icyo kibazo mbura uwo nkibwira, nkiganyiye Imana mbona ntiri kumva. Yego. Hari igihe uyisenga ukibaza se yenda ahandi bayiraritse ijya kubabera mu mushitsi, twebwe byagenze gute ko ndi kuyamagara nkabona n'ijwi ntiriri kurenga. Nibati ubundi hari igihe usenga isengesho bikageraho bati noneho gusenga ndabisubitse. Iyo umuntu ahagaritse isengesho biba byamaze gukomera. Ndangije mfata umwanzuro wo kujya gushaka amafaranga ntayo umurimo w'Imana. Umuntu arampamagara ambwira ngo nakuboneye akazi keza uzajya uhembwa 2,000 ku munsi. Urumva kubw'ikibazo nari ndimo yari menshi, twe kuyareba ngo nuko ari 2 icyo gihe kuri njyewe yari amafaranga menshi. Numvisha ari menshi, mfata umwanya wo kuba nagenda nkajyayo. Ngezeyo umuntu wari ugiye kuduha akazi anyohereza 30,000. Tugezeyo akazi tugiye gukora dusanga ni akazi ko gucukura imiferege. Abazabibona twabanyeyo mwihangane, n'abakiri muri uwo musozi cyangwa se muri ubwo butayu mwihangane, Imana izabakurayo. Noneho gucukura hasi ni ahantu hakomeye h'amabuye, ugacukura 120 mu mpande, mu mbavu zawe cyangwa se mu mbavu z'umwobo wacukuye ugacukura 40 itarenga. Uhagarike cyangwa se ubumanuke ugacukura 5 m. Ukahakora umunsi umwe cyangwa se bitewe nuko uzakora. Nuko ngo icyo gihe cyari ikibazo kugira ngo ncukure aho hantu nzahuse. Amafaranga mbonye nyashatse nyabuze, nigira inama yo gutaha. Natashe nta n'igiceri cy'ijana cyangwa se cy'icumi mfite mu mufuka. Nafashe urugendo ngewe ubwanjye ruva mu Nyagatare ahitwa Mirama rukagenda rukagera Igicumbi mu nkambi. Nta gare nteze, nta moto mpuye nayo, nta modoka, ndi kwigenza ubwanjye n'amaguru. Igitangaje naragiye ngeze iyo ngomba kuturiza cyangwa se aho ngomba kuruhukira, narahageze ndebye munsi y'ikirenge nsanga hacitse ikintu gikomeye. Iyo umuntu ari kugenda yambaye inkweto za zindi zigeretseho amapine atari uko ariko zakozwe, hari igihe ujye uzambara zikaguca ibisebe gusumbya uko wakwambara ikirenge. Ngeze mu nkambi ndebye munsi y'ikirenge mbona hacitsemo igisebe kinini. Ndavuga ngo ariko ni ngombwa ngomba gutaha. Ndatega ndataha. Amafaranga nayo naragiye gushaka ntayo nabonye, ariko Imana yari yambwiye ngo ntugende, gumaho, we kuhava ibindi byose nzabyikorera. Ndashidikanya imbaraga z'Imana. Wowe unkurikiranye cyangwa se wuneze amatwi, ndi kugira ngo ngusabe we kureba nubwo bimeze gutyo, we gushidikanya imbaraga z'Imana. Imana na nyuma ya Zeri irakora. Lazaro yari yapfuye byari byo, kandi bagiye guhamagara Kristo, Lazaro agihumeka. Bamuhamagaye aravuga ngo nimugende, iyo ndwara arwaye si yo kumwica. Bukeye mu gitondo Lazaro arapfa. Apfuye Yesu araza asanga bamaze gushyingura. Bakimona bati n'ubundi nubwo uje ariko yamaze gupfa, ntabwo wabuze kuza atarapfa, uyu munsi akaba ari huje, ahubwo byihorere n'ubundi yamaze gupfa. Yesu ngo abyitegereje arebye kwizera guke kwabo ndetse no gushidikanya kwabo, amarira aragwa. Iryo jambo ni ryo jambo ritoya riri muri Bibiliya, ndi gufi cyane, rivuga ngo Yesu ararira. Yarababajwe nuko batizeye imbaraga z'Imana, yarababajwe nuko batizeye ubushobozi bwe, kandi afite imbaraga ku byaremwe, afite imbaraga kuri twebwe, afite imbaraga ku byo twebwe tudatekereza. Ibyo nibyo abasha gukora. Arangije aravuga uti ntabwo yapfuye, ahubwo mu kanya ari buzazuke. Yarahamagaye gusa aravuga ngo Lazaro sohoka. Nawe Imana ihagurukijwe no kugukura mu kibazo urimo. Imana iraguhamagaye ngo sohoka, ariko ubanza ugire kwizera, wishidikanya. Ubuhanuzi Imana itubwiye mu ijambo ryayo, iratubwiye ngo humura, witinya, ntupfa. Iyo umuntu agiye gupfa mbere y'ibindi byose agomba kugira ubwoba. Ararira ababajwe nuko bafite kwizera guke. Icyo gihe nanjye nari ndi mu gihe kibi, igihe cy'umwijima, igihe kigoye. Nyuma yo kuba cyari kigoye, nakomeje kwiringira Imana. Ndataha akazi sinagakoze. Ngeze mu rugo, n'ubundi ikibazo ntabwo byari bisobanuye ko cyavuyeho, n'ubundi cyarakomeje. Ninjira mu bihe byo gusenga, mbana n'Imana, Imana nayo irushaho kumba hafi. Noneho
ibyo byose bimaze kuba nanabyitegereje mbona noneho nta yandi makiriro nta naho mfite nahamagara ndavuga ngo ngiye kwandika yego amafaranga yose nkeneye nimara kuyandika ukuri njyana urupapuro ku Mana shimwe urupapuro ndarwandika ndayuzuza nari nkeneye 300 yego nasenze ukwezi kwa mbere nkuraho 100 yego ukwa kabiri nkuraho 100 yego ukwa gatatu nkuraho 50 yego mu byumweru bibiri nsigarana na 25 nari nzi ko bitagishobotse byari byacitse harimo ibibazo byinshi ubona Imana ikubereye nka busa nabi ndi kubona isi yahindutse yabaye mbi noneho Imana ikoresha umuntu amafaranga nayo nasabye 300 irayakuba iyakuba inshuro ntabara uyu munsi ndashima Imana kubera ko Kristo yabanye nanjye muri ibyo bihe Imana iguhumugisha kozi w'Imana utubwiye amagambo meza ubuhamya bwiza bukomeza abantu wadufasha ukaduhereza nimero yawe ya telefone kugira ngo umuntu wese ufite kwizera gukeya azaguhamagare umufashe muri ibyo biharimo murakoze icyo nagusaba ni ugukomera no gusenga nibyo bizakomeza umukristo kubera ko mu bihe by'umwijima mu bihe by'imibabaro dusabwa gusenga nta kindi tugomba gusenga rero nimero yanjye 078 111 6091 iyo niyo nimero yanjye uwankenera yambonaho hari ibyo tutavuze ubundi hari ubuhamya budatangwa umuntu aratanga ubuhamya akiri mu bundi uhitamo gutanga ubwo ubona bwakemutse ukagira ibyo usiga ubwo hari n'ibyo ducecetse tuzavuga Imana yakubise uwo muzimu kandi dufite icyizere tuyifitiye icyizere kubera yuko iyo ivuze irasoza turacyumva ijwi ryayo n'ubundi urugendo rwo kubana nayo turarukomeje Imana ibahe umugisha murakoze cyane abakunzi ba Moza Divine tugenda tubazanira abakozi b'Imana bagenda batandukanye kugira ngo tuve mu bwiza tujya mu bundi murakanda subscribe like share tunabashimira kudukurikirana kwanyu kwiza Imana ibahe umugisha